ahubwo ikimana ishaka ko gisohora kuri yago nicyo gisohoye. Yago rero yakize rwose, ubu sinatinda gutangaza yuko yakize. Wow, iyo ni inkuru nziza ikomeye cyane. Icyo nababwira nuko yavuye ku rutonde rw'abazapfa kuko yapfuye. Ubwo rero Vavajuru icyo nzi cyo nuko ikiciro arimo n'ikimana yavuganye nawe. Uyu munsi ntabwo usanzwe, uyu munsi noneho twabazaniye pasiteri w'umuhanuzi. Ukivuze ko ari pasiteri w'umuhanuzi. Pasiteri w'umuhanuzi, ayo makuru ndayafite pe. Narahabona kubonye uri guhanura, uri kuvuga ibyo Imana yakubwiye. Ugiye gutangira wibwira abadukurikiye rero. Nitwe EZECHIEL Rukundo. Ako ka pasiteri wenda nak'ubukristo we wishyiriyeho. Ntabwo ndi pasiteri kuko nta mavuta bigeze banyimikisha. Yego. Ndi umugabo wubatse. Mfite umuryango w'umugore n'umwana, ariko nari maze kubyara ka gatatu. Hariho umwana umwe, babiri barapfuye. Barapfuye. Ibyo nabyo byo ni ubundi buhamya. Ubwo se byagenze bitera n'impanuka. Umwe yaravutse hashize iminsi 6 arapfa, ngize umugisha nongera ntera indi nda. Igeze mu mezi yo kuvuka, madame agiye kujya kwa muganga, basanga umwana yamupfiriye mu nda, maze iminsi 3 yarapfuye. Ni ibikomere byo ku rwego rwo hejuru. Byatashye. EZECHIEL, karame, tubwire rero ku bintu by'ubuhanuzi noneho. Nabyumvise kuri umuhanuzi neza. Tubwire ku buhanuzi bwa Imana yakubwiye kuri Yago. Ngiwe nari nicaye mu kiganiro gukora, dusanzwe dukora ibiganiro by'iyobokamana bisanzwe. Ntabwo ari ibintu nari nite ko wenda Imana iri buntume kuri Yago cyangwa hari undi muntu iri buntumeho. Gusa njyangirirwa ubwo buntu bwo kumva ijwi riturutse ku Mana nkarihanura uko ndyumvise. Rero nari ndi mu kiganiro, Yago urabona ni umuntu tutarabona na tubaye twarabonanye mwarabimenye kuko ni umusitari. Hari n'ibiganiro twakoranye mwahita mubimenya kuko mwamenye ko ari ubuhanuzi muhanuriye agahita bimenyekana ako kanya. Numva ijwi rinyongorera rirambwira ngo bwira abakunzi ba Yago ndetse na Yago ubwe ubatangarize ngo asenge cyane banamusengere, Satani yamusabye. Umunyamakuru nari mbicishijeho ndi ku kiganiro yarambaje ngo yamusabye ate, nyine ashaka kunkuramo andi magambo ku buryo wabigereranya nko gushaka kugukuramo andi magambo y'ivangirwa Imana itavuze. Ariko naratsimbaraye mvuga ijambo Imana yavuganye nanjye kari ukumusengera nawe akisengera ko Satani yamusabye. Iryo jwi rero nditangaza uko nguko. Hari abagiye bavuga ngo ntabwo wari kuritangariza kuri kamera, ariko aho iby'Imana bigufatiye niho bivugira. Kandi ikindi ntabwo ngiye najya kugisha inama ngo nyibwe ngo niba ugiye kuntuma ku muntu ngo ntume muri ubu buryo ngo cyangwa se ngo mwisangire nawe uramuzi. Urumva uko ntumwe niko ntumika, umuntu yagutumye wamutumikira uko yagutumye. Rero ngiye byamfatiye aho ngaho, kandi Imana ntago yari iyobewe yuko kuri kamera ariho biri bugere kuri Yago direct. Ngiyewe ikiciro ndimo cyangwa se n'izina mfite, ntabwo mfite izina ry'uko nahamagara Yago umubwire ngo mvuke Imana ivuze. Ikindi nawe iramuzi yuko wenda ushobora kumuga ngo mvuke Imana ivuze agahita batikura aho ngaho mwana. Ubuze ubwo ibyo ni iby'Imana uri kuvuga. Nyine bitewe n'ikiciro umuntu arimo, ari ikiciro ugeramo ukaba uri umusitari ku buryo kwitaba umuntu uwo ari we wese atari ngombwa kuri we, kandi ni uburenganzira bwiwe. Ubwo hari umuntu ushobora kubwira ngo Imana iravuze akanakumvira n'ubusa. Rero byaba byiza ubitangaje, hanyuma yanabibona byazanamusohoraho akamenya ko Imana yari yavuze. Ni nako gaciro ko kugarura imitima y'abantu ku Mana. Bitangaje rero niteze wenda kazarwara nkuko bimaze iminsi bitangajwe yuko arwaye. Sinarinzi n'uburyo yamusabyemo ubwo ari bwo, ariko nabonye message kuri Instagram yiwe avuga ngo kubera ikibazo cy'uburwayi ntago bazaba abakunzi biwe, ntago bari bube babona ibiganiro nkuko byari bisanzwe kubera ikibazo cy'uburwayi. Ubwo ngiye nahise mfata umwanzuro ndabana babinyeretse abandi banyamakuru, hari abanyamakuru bahise babibona barabinyoherereza, arambwira ati EZECHIEL bwa buhanuzi wahanuye nubwo abantu babupinze bwavuyemo wakubise mu gihuru wakubise mu gihuru uravumbura. Urundi areba nsanga kuko nibyo, nahise mufatira amasengesho y'iminsi 2 nayashoje ejo
wow. kandi ndashimira Imana ko mu gitondo aribwo numvise inkuru nziza ivuga yuko umuryango we watangaje yuko atakirembye nk'uko byari bimeze, yatangiye koroherwa. Ubu hari icyizere yuko no gutaha agasubira mu kazi cyangwa se akaba aruhukaho gake ariko ari mu rugo byakunda kubera imbaraga z'amasengesho. Ibyo ngibyo Imana yabikubwiye? Ndi ku musozi namusengeye mu gitondo, nabwo nazamutse umusozi wabanguka ngo utabare nkunda gusengeraho. Uyu munsi twari dufite n'amasengesho ya groupe nyobora yitwa Philadelphia, hariya Katabaro. Mvise ko mu kanya umamagarana kubwe ntubundi muri groupe, ariko reka ndebe umuntu nsigaho nze tuvuga Imana itwika, tuvuga imyaka. Yes, ibyo si kuko hari abandi bafashe igihe cyo kuvuga ibindi, maze ibikorwa byabo byiza bibateza imbere, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo nanjye ngere mu cyiciro cyo noneho cyo kuvuga Imana neza, nta muntu neyibuye, nta n'ucotoye nkayivuga uko nyize. Yego. Hanyuma rero ndavuga reka nze tuyivuge, ariko muri iryo sengesho ndi gusenga njye Imana yanangarije yuko igiye kunyuranya n'amagambo y'abana b'abantu, kuko abantu bibwiraga ko yagagiye gupfa, bakibwira yuko agiye kujyanwa kuvurirwa hanze, kandi nagera hanze azapfa nk'uko abandi bose bapfuye. Ariko Imana yambwiye ko inyuranyije amagambo y'abana b'abantu, ahubwo icyo Imana ishaka ko gisohora kuri Yago nicyo gisohoye. Yago rero yakize rwose, ubu sinatinda gutangaza yuko yakize. Wow, wow. Iyo ni inkuru nziza ikomeye cyane. Abantu benshi bari bafite ubwoba. Uyu bwoba ni bushire, ejo bundi muramubona mu kazi. Ntabwo biri buze gutinda, nta yindi mpamvu ikomeye, kwari kugira ngo Imana isohoze ivuganye nawe, imwereka yuko ibaho kandi mu bantu izi imuzi buriya iyi Imana ikuzi kuvugaho. Nubwo yakuvugaho ikibi, ariko ibikuzi kandi ururimi ivuga ntabwo ari nk'urw'abantu bavuga. Uzi kugira amahirwe ukajya kumva Perezida wa Repubulika aravuze EZECHIEL. Noneho Imana rero ifite imbaraga, iri hejuru yiwe, ifite ubutware n'ubushobozi, niyo yimika abami, niyo yimura abandi. Noneho uwo mutware utwara abami ukajya kumva noneho akuvuzeho ngo bagusengere, agusabiye inkunga y'amasengesho. Ni nk'uko Perezida yagusabira inkunga akavuga ati EZECHIEL mumwubakira inzu muri uyu mujyi wa Kigali abamakodesha. Urumva bahita bayubaka. Urumva Imana ibikoze igikorwa gikomeye cyane. Byatari. Wow. Ubwo rero abanyarwanda n'abakunzi bose muri rusange ba Yago, ni umutima n'ujye hamwe usubire mu gitereko. Imana ivuze ko agiye gukira akagaruka mu kazi. Umuhanuzi wahanuye ko agomba gusengerwa, ko Satani yamusabye, niwe wongeye guhanura ko Yago Imana irambuye ukuboko kwayo, ikamukura ku gisasiro aho yari arwariye, kandi akaba agarutse mu kazi kubw'icyubahiro cy'Imana no kugaragariza isi yose muri rusange n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda ko Imana iriho kandi kizahoraho, ivuga igasohoza, ikomeje gukunda abana bayo. Wow. Merci rwose. Ubwo iyo nkuru nziza ndabizi ko Imana dukunda media iradufasha kuyisakaza hose, abantu imitima ituze. Noneho rero EZECHIEL, hari ikindi kintu nacyo nshaka kukubaza. Nk'umuntu ukorana n'Uwiteka n'Imana, njye nemera ko hari abantu bagira ingabire zitandukanye. Njye nshobora kuba mfite ingabire yo gucuranga, cyangwa undi afite yo gukora ibindi runaka, ariko hari n'abandi bafite izindi, ubundi buryo bwo kuvugana cyangwa guhura n'imbaraga ziturenze zindi. Niyo mpamvu nkwemere, niyo mpamvu nagutumiye. Hari umuhanzikazi witwa GISELLE, umaze iminsi yitabye Imana, iminsi mike cyane. Nagiraga ngo abantu benshi abahanzi, abanyamuziki barababaye, abantu muri rusange barababaye. Wababwira iki? Ese Imana ibivugaho iki? Ese wababwira iki abababaye bose kubera urupfu rw'uriya muhanzikazi GISELLE? Tukiri mu isi nta munsi tutazababara, kandi umuntu ukiri ku isi nta munsi atazapfa. Icyo nababwira ni uko yavuye ku rutonde rw'abazapfa, kuko yapfuye. Ubwo nibo bari ku rutonde rw'abantu bazakurikiraho mu gupfa. Ubwo niyo mpamvu kugira ngo ubabazwe n'upfuye, wagasiga utunganya inzira zawe, kuko mu mwanya yararimo, mu cyiciro yararimo, niwe wakandagiye muri uwo mwanya. Ejo wakumva nawe Imana igutwaye, cyangwa se ukumva itwaye indi nshuti yawe. Ahubwo nubona mugenzi wawe apfuye, uwo wari uzi, wari umusitari, we bikwigisha iki?
bisobanuye ko kuri iyi si y'abazima turiho nta muntu uzayirambaho akaramata. Ntabwo tuzatura nka bino bisozi cyangwa n'igiti maze hari igihe kigera kigatemwa. Ubwo rero kuba n'igihe gisaza bakakibaza mu mvura ariko nawe urasaza. None se iyi nzu ugira ngo iyi nzu nubona ko yubatswe n'umuntu, ariko ubu hari imyaka yagenwe igihe kikazagera ikazaba iri hasi. Yego n'amataje mujya mubona ko hari igihe ahananuka bitewe n'uko Imana yabigennye. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe wapfuye sinkimuririra, kuko Yesu ari ku musaraba baramuririye. Aravuga ati nyamara mureke kundirira, ahubwo mwiririre mwebwe n'abana banyu. Twakagombye kwiririra aho kugira ngo turire uwapfuye. Uwapfuye yapfuye, nta kiri ku isi y'abazima, n'ibyo turi kumuvuga nta byumva, n'amarira turi kumurira ntayumva. Kandi dushobora kuvuga ngo turi kwereka umuryango ko twifatanyije nawe mu kababaro, ariko nubwo twakwifatanya gute, uyu munsi ni njye, ejo ni wowe, ejo n'uriya. Icy'ingenzi ni uguha agaciro Imana yamuhamagaye. Kuba ati Imana ngo wamuhamagaye mbonye ko nta santimu ugira, hari igihe nakwisanga wampamagaye. Ahubwo abantu bakicisha bugufi bagasenga pani byo kwanga uri umusitari. Umusitari se warusha Yesu ubusitari? None se ko bamujombye icumu bakarimujombera inyabihanga mu Rubavu, kandi ari we musitari w'isi. Ari umusiramu arabizi ko Yesu ari umusitari. Urumva ari bariya b'Abanyamerika n'abaki. Ikindi mumenye yuko nta muntu uza kuba umusitari atarabanje none no mu rusengero. Nukubanga impano ufite wayihawe na Yesu. Ubwo rero wagakwiriye kuyikoresha mu bya Yesu aho kuyikoresha wamamaza iby'isi. Niyo mpamvu rero nubona runaka agiye utitaye ku cyubaro no ku mbaraga yari afite, menya ko nawe uri ku murongo w'abagenda. Umuririmbyi yaravuze ngo urava mu murongo waba yavuyeho ntabwo abazongera gupfa, ntazazongera gupfa. Zapata kiriho. Ikindi n'umuceri yawuvuyeho, n'ibiryo yabivuyeho, we niwe ugiye gusigarana inzara, we ntazongera gusonza. Niwe ugiye gusigarana amadeni, we nta deni agifite. Sibyo? Ni wowe ugiye gusigarana kwambara ubusa, we imyambaro ye n'ibindi byose byarangiriyeho. Nta gushinyagurirwa, nta gutotezwa, nta gutukwa, nta mijugujugu, ariko wowe usigaye baragutera imijugujugu. Imbwa zikumokere, bihindane, imbwa nimoka ati wirukanka ugira ubwoba, ariko we icyiciro yagezemo si cyo kugira ubwoba, yageze ahacecekirwa. Ubwo rero icyo nshishikariza abo bantu, gutabara ni byiza no kuba hafi y'abagize ibyago ni byiza, ariko bibuke ko ijambo Yesu yaravuze ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Siko Yesu yivugiye. Ubwo rero muha umwanya Imana kurusha guha umwanya abapfuye. Yego. Wow, merci beaucoup. Kandi nizere shinyaguye, nge nababwiye ko ndi ikinya, nabanjye narabashyinguye. Narabashyinguye rwose, kandi mva kwirimba njya kubwiriza ubutumwa bwiza. Urumva? Umuntu kandi kuko wambwiye ko washyinguye, umaze gushyingura abana babiri. Nge maze gushyingura abana babiri. Wa mbere namushyinguye mwirimbi ryaho bita ya Rutonde. Ninjye wamwishyingura, none nanjye wamuteye itaka rya mbere, bya bindi mu muco wa Kinyarwanda umuntu agira umushyingura, ubundi bakamuha inkura cyobo cyangwa kandi kantu, nanjye icyo gihe bampaye akantu kuko nashyinguye umwana wanjye. Uwa kabiri yashyinguwe na nyina. Ubwo rero kandi ninjye ugira uruhare mu gukomeza nyina. Nabandi mwana humura, nese kapfuye nawe uzapfa reka. Kandi nanjye nzapfa. Gera naramubwiye umunsi napfuye. Warira utarira, Imana izaba yanjyanye kandi ntizita kureba ku marira yawe. Izavuga ati iguheme, ivuga ati nikiri, yikomeze yicare ku ntebe y'imbabazi zayo. Ariko ngiye yamaze kunkundura, nugira amahirwe nkaba nanakubona sinzaba mbasha kukubwira ati tuza sheri, tuza wankundaga. Urukundo nkunda ruzaba rurangiriye aho ngaho. Ubwo rero mbyaza umusaruro nkiriho, umunsi napfuye ntuzabona uko mbyaza umusaruro. Nuko namubwiye rero aba bana bikuriza, bigushishikaza, bigira gute, bapfuye nyine. Nuze hejuru yo gupfa urongera hiki, urarira se ngo umugarure. Ubuze urabwira ngo Mana ngo umpoye iki ngo nkoze. Imana itinyuka, sibyo? Igafata umubyeyi umaze ukwezi abyaye, nirebe impuhwe z'uruhinja. Uri kumva mu marira yawe ariyo iburi bubonera impuhwe, itarebye impuhwe z'uruhinja noneho rutaratangira no kurya. Ubwo urumva we ubaze uruhare ko manje muransitsa nukuri. Ikibazo cy'abantu tugira ubwoba bw'urupfu, ariko gupfa muzapfa, mbibabwiza ukuri. Buri wese unkurikiye uri kunyumva, nubwo tutazi umunsi n'igihe, hari n'uwapfa muri iki cyumweru cyangwa n'iri joro cyumva kino kiganiro.
nkuko Giselle yapfuye atabiteguye nta n'uburwayi bwamuteguje agapfa arukagiye muri dushe kwiyuhagira isereri ikamufata akanavamo atanoze urupfu ruhagarika ibintu byose ibaza Imana itanakugira imwenga ivuga ati reka ubanze ukora isuku kugira ngo nkujyane usa neza ubwo zurumva koko yikize Imana ntibabara nk'abantu ntiva amaraso ngo yumve uburibwe bw'uyu mubiri uko bumera sibyo ikindi ntirira amarira ngo amarira amanuka yumve uko kurira bimera sibyo nta na kimwe kikanga ntisonza ntigira gute ubwo ze urambwira umugabo nk'uwo nguwo urumva wakwiriguza kwirwa umukanga ngo ibiki ngo zari veni zari tarani ikize ibaze ariko umugabo wafashe Mose ikamuhamagara ikamuha gukura Abisiraheli muri Egiputa ikanga yuko imwicira ku nyanja Abisiraheli nibagwa ku nyanja ikaba ati mushorere urutwe mujye mu butayu niho nzabatsinda yarangiza igacunga Mose ageze ku iherezo neza agiye kugera i Kanani sha umva ukuru nta santimigira imufata ukuboko imuzamura umusozi iramuga ati noneho Mose ngikiri igihugu nkuko yakwereka rwa rutaje Imana yagiye ivuga hari abantu yagiye ivugaho amataje abandi kabavugaho indege abandi kabavugaho imodoka iramuga ati dore ngikiri igihugu ariko ukirebesheje amaso ntuzakigeramo ibaze nawe byibaze igete niba ari rigondi yamukubise niba ari umutego niba ari iki imutsinda aho ngaho umugaragu w'Imana barapfuye none hirarebera bata ababajama bazasenga Mose wabyumvise ukuntu ari hatari bazamusenga nintamushyingura bakabona imva ye bazajya bajya kuyisenga itimuhamba Bibiliya iravuga ngo nta numwuzi aho imva ya Mose iherereye yonyine ngayibaza uwo mugabo noneho hano mwisi iyo bibaye ibyago umuntu akica undi bamujyana mu nkiko bakajya kumuryoza uwapfuye ariko Imana yishe Mose nta n'uwagiye kuyirega ngayibwe ati ko Mose wamwishe tukujyane mu rukiko ngo bayambike n'amapingu ibaze Imana ikora ikintu niba yambike n'amapingu ibyo ubanza ubyibaza irakwishe biranatangajwe no muri Bibiliya ko ariyo yakwiyiciye ariko nta muntu wayambitse amapingu dufite abategetsi kuri iyi si bafite ibisasu n'ibifaru n'ibiki bikomeye ba Kim Jong Un na ba Putin no muri Amerika usanga banashyiraho n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu no kurinda ubusugire bw'umuntu no kurinda guhonyanga ngo agateka ka muntu mu kirundi niko bavuga ariko habe n'uwagize yariko ngavuga ati reka tujye kubwira Imana tuyiryoze Mose none ngo barimo barayiryoza Giselle yatwaye Ezechiel okay merci noneho hari undi muntu nshaka ko umbwira icyo Uwiteka yamuvuze hari umuntu ugezweho nyine ususurutsa abantu ufite impano nyinshi zo gutera urwenya cyangwa mangazi se hoya mangazi hoya agezweho nka mangazi wapi agezweho nka mangazi hoya nka cago harya cago ntago ibigezweho cago yara sorry ubwo ni nka hoya wara arayiruta mangazi bwa medini ni medini wow medini Rwanda nigezweho nibyo yitwa Vavajuru ariko bakunda harabajya bamwita dore imbogo ariko izina rivavajuru uramuzi umuvugaho iki ejo twari turi kumwe hano mu kiganiro ngo yumvise inkuru ya YAGO usanga yarabiranye avuga ni umukobwa aramutse anapfuye we wasigara kandi bakagira ibyo rero muba mwigira mwitetesha ngo mwagiye harabajya mbona ngo abakobwa ngo bagiye muri koma ngo kubera ko ngo bakunze ngo Medi ajya kuvuka Imana ifite uwo yamugeneye ngo kwirirwa wihanagaza ngo wakunze ariko mama mwansetsa giye nawe nibyuka bya YAGO bizimana n'uburi musengera yewe yumva ariko wikwijyana muri koma kuko nujya muri koma ugapfa ejo turaguhereza da nta mikino turaza tuvuga ati aheza mwijuru twitaye twiri ifiriti abakaraba dukare basigaye baragize niba gukaraba naha uko gukaraba ntari nzi yuko ari ukunywa fanta ngo no kuba nabyeri ni ukunywa fanta abanywa ako kabyeri
ngaho bakakanywa abaserebura bagaserebura ubundi bakarabye ngiye barambwiye napfushije bwa mbere ati abantu bakarabye ndababwana amazi kubera ko nari nihagariye nabi nyine icyo kora imana maye umugisha w'abantu nyine mbona umuntu aragiye azanye amakesi abiri kuduha amafaranga usanga bagiye gukora amafaranga ndavuga ati cyu negereza ko bari buzikaraye mu ntoki abo mbona bazikarabye bashyira mu nda ndavuga ni kumbe burya iyo umuntu yapfuye baranywa bakarya bakanezerwa ndavuga ni tumereye none sinzongera kurizwa n'uwapfuye kuko burya uwapfuye abatanze ibiryo ku bantu uzibarye umuntu anywa akafanta kubera umuntu yapfuye atanagaherukaga niyo mpamvu hari abantu bahise bumvise ubuhanuzi Emmanuel bagahita bumva ko yago bagiye kumunyweraho fanta yapfuye ariko ntabwo byari ibyo bahombye satani yabamwaje nako ngo satani imana yabamwaje ubwo rero vavajuru icyo nzi cyo nuko icyiciro arimo n'ikimana yavuganye nawe imana yakoze ibyo yagombaga gukora ku buzima kandi iracyakomeje gukora ibyo yagombaga gukora ku buzima bwe mu bantu bamushyigikiye nk'umukozi w'Imana ngenda umukozi w'Imana ariko sinabona umuntu Imana ihaye iteka ko nanjye musenye buriya bari impamvu Imana ibizamuye uwo muntu ni ukugira ngo itara ry'Imana cyangwa se ikimana avuganye nawe gisohore na mama wiwe n'amata urumva nagiye nkurikira yuko wari abati wacu turabakene ariko reka nanjye impano yanjye ibafashe kuva muri bwa bukene urumva rero ni ikintu cyiza tamutera amabuye ushimira gusa ejo twakoranye ikiganiro cyiza n'uyu munsi yari aho twahuriye mu kiganiro nabwo turaganira yari arimo arambaza ibibazo by'ubuhanuzi nahanuye kuri yago naramukunze nkimara kumva ngo dore imbogo dore imvubu ariko numvaga nshaka ko wenda tuzongera tugahura harimo araririmba nasirimbira Yesu gutya avuga ati hari indirimbo namubwiye karenga aririmbe genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa akubisemo rirajwi ryiwe numva ni sawa ndavuga nti nkwadureho amavuta ahubwo yo kurindagira mu rusengero nkuko natwe twaharindagiriye ibisigaye Yesu aduhanisha nuko mutekeza nuko mwumva kandi mwifurije amahirwe masa mu buzima bwe bwose bwa buri munsi ndetse n'abantu bamukunda n'abamukoreyeho umugisha Imana ikomeze ibiture ibyo bamukoreye ni byiza nibyo kwishimirwa kandi bashohoje icyo Imana yari yaravuganye na Vava